Ineza Baraka Moses ndi kumubona hano Aposo nta poso ntabwo ari aposo ngo ni amazina baba bahaye bakiyita bakajya kubeshya abacano ba YouTubers bakababeshya ngo ni ba poso bakababeshya ngo nitwa kanaka so bakagenda bakiyimika buri yo ngiyo bakita amazina yo mu tubari mu kabara kavuga ati nitwa poso yagera mu ntuze yabiri imbere y'indaya ati nitwa poso yabari mu ntuze ati nitwa poso umuntu arahagarara izagisagara ati nitwa John ryanjye ndi umuhanuzi kazi Imana yantumye ku buyobozi bw'igihugu ngo ni butureke twitorere abayobozi muri ADPR twishakira. Hanyuma wenda pastor hari ibyo nabonye ngo witwa Salongo yakwemerera imodoka sinzi niba ari ugutwika wenda ntago nabitinzeho hanyuma wenda nabisanishe n'ikibazo nigeze gushaka kukubaza ariko wenda sinkikomozo neza kubonana na Salongo ese abakristo bawe cyangwa se intama uyoboye ufumbye nta zindi commentaires ziri negatifu zikugeraho wenda uzo kukumvisha ko kuba wari kumwe n'umupfumu hari ukuntu wenda uri gukora hafi n'ibikorwa bya satani donc rero icyo navuga Salongo ni umunyarwanda hirya yo kwitwa ko bamwita umupfumu yego ariko ni umunyarwanda ijana ku ijana atuye mu isibo y'uru mu Rwanda atuye mu mudugudu w'abaturage batuyemo atuye mu kagari n'umurenge mu Rwanda atuye mu karere ka Bugesera atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihe rero nimba Eka rero mbahe ikaze abakurikiye Flash Network by'umwihariko abadukurikira kuri Flash FM ushobora kandi no kuba wabona iki kiganiro unyuze kuri chaîne yanjye bwite ya Jaras Official ariko niba ushaka kuba update cyangwa se ukaba uri live ibyiza no kuba uri muri Flash Network niho hambere iki kiganiro kinyura hanyuma nkuko mubibona kuri kamera ndi kumwe na pastor mumenyereye kandi mukunda muri benshi Pastor Claude makuru ni meza Jaras meze neza ndashima Kristo Yesu ndabona ukeye pastor n'ubundi ugomba kuba ukeye no kubera Imana ese n'ubwa mbere ngiye duhuye ntabwo aka kantu ndi kubona ni CD Jack vaze kugakurura neza nyereke nakubise ntuze aka ni akantu nigeze gukora accident sorry ba harakize rero byagenze bitese nari ndi kuri ka moto hanyuma rero sinzi ukuntu byagenze ikubitana n'indi muri iyi minsi ya ntuze zirimo zirirukana kundi amasaha ageze hejuru feri zigoranye gufata pole sana man hanyuma pastor rero nagutumiye kugira ngo tuganire nkunda gukurikira ibiganiro byawe kuri YouTube by'umwihariko ariko wenda n'ahandi hatandukanye ndakubona nigize kubona n'ubundi watumiwe ku yindi televiziyo ntagiye kumentioninga nonaha uri umupastor ariko n'ubundi wisanisha n'urubyiruko wisanisha n'ubuzima bwa buri munsi cyangwa se n'ubuzima bwose buri muri industry ubigenza ute kugira ngo ube wumva uri umuntu w'abantu nyine donc biragoye akenshi tuzi ko abantu nkamwe kubageraho n'ubundi ari za rendezvous yes rero buriya turi abantu ndi umuntu w'abantu mbere yuko ngo ntayibika itarabanje kubiki ngo nizibika zari amagi rero uyu munsi wa none buriya umwana ukambakamba ejo hazaza uzamubona ari wari muri kaminuza ari uyobora umurenge ari uyobora akarere ari umuyobozi w'ikigo cya kaminuza mu buryo uvuga ati kandi kari akana kakambagambaga nkareba rero buriya Bibiliya iravuga ngo wa musore we ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo niyo mpamvu rero umubwiriza niko yabivuze niyo mpamvu rero tuba tugomba kubana n'abantu bose mu ngeri zose aho dutuye aho tugenda abo tuganira Paulo yageraga mu Bakorina akaba mu Bakorina yagera mu Bagalatiya akaba mu Galatiya yagera mu Baroma akaba mu Romani mu Bayuda akaba mu Yuda niyo mpamvu rero tugomba kubana n'abantu bose amahoro yego icyo ngicyo kirumvikana kandi ntekereza ko ubwo ngubwo
numvise nyine impamvu wahisemo ubwo buzima bwo kuba abantu bose mwaba muri kumwe wenda nanagisanisha n'ikibazo maze iminsi mbona hari yitwa Baraka niba ntibeshye umuntu nawe umukozi w'Imana avuga ko kukubonana n'umupfumu kukubonana uri kuri YouTube uri kumwe n'umuntu wenda utari umukozi w'Imana ngo ari uburyo bwo kugaragaza ko nyine ngo udafite amavuta ibyo bintu. Baraka ubwo no uwuhe ni Baraka ninde? Yitwa Baraka namonye kuri chaîne imwe ya YouTube ariko kuvugaho avuga ati Claude rwose nguwo ati umuntu uvugana n'abapfumu urumva nyine mbihuje n'ubundi n'uburyo usanzwe ubana n'abantu avuga se none se uwo Baraka yari bwoko ki? Yari mu nasori yari mu ntuki bo numvaga bamwita apotre kuri iyo chaîne usibye ko nasanzwe nge muzi bavuga ko yitwa Baraka Moses I guess so. Uwo rero Ineza Baraka Moses ndi kumubona hano Apostle nta Apostle ntabwo ari Apostle ngo ni amazina baba bahaye bakiyita bakajya kubeshya abacano ba YouTubers bakababeshya ngo ni ba Apostle bakababeshya ngo nitwa kanaka so bakagenda bakiyimika buriyo ngiyo bakita amazina yo mu tubari mu kabara kavuga ati nitwa Apostle yagera mu ntuze yabiri imbere y'indaya ati nitwa Apostle yabari mu ntuze ati nitwa Apostle. Ntabwo rero amazina nkayagira aho yimikirwa kandi Imana inatoranya Imana yashyizeho ministere 5 intumwa ubwo se gitwaza za abaposo masasa abaposo minyona abaposo rugamba bishop na abo nabo baturutse hirya mu bihuriyo ngiyo ngo ni baposo ni bavuze baza baposo baturutse ibyo bintu ntabwo rero ariko pastor benya abantu bita baposo utajya ubemera ko na postre mutabazi nawe mbona rwose ari ukuntu utabyumva none impamvu ni imwe ko hari intumwa y'Imana hari n'intumwa y'abantu hari n'intumwa y'igihugu hari n'intumwa y'urugo hari n'intumwa y'ubukwe cyangwa mbese ubutumwa buruta intumwa rero buriya y'ubutumwa buruta intumwa ugomba gukora ibyo wagutumye ugomba gukora ibyo ushaka ahubwo gukora utumika ibyo watumwe ibyo ushaka ukavuga utariko kagakeregeshwa nubwo natumwe hari agakeregeshwa kanje gatuma ntari burare kugira ngo nje gutumika ubutumwa bwantumye rero abantu benshi barashaka kwigira intumwa bataratumwe niyo mpamvu ugiye ntabyemera. None se urumva wenda uwo Apostle wabyiyise nkuko bivuga ntago twamutindaho kuko urumva niba uvuga ko yabyiyise yose nabishaka n'ifoto ye ntimuyishyire ku ifoto yanjye oya uko ndamuhaye izina rwose numvisha nawe ari kuvuga ngo sinzongera kumuvuga ngo mbamuha hiti ngo iki ariko sinzi wenda niba atari uburyo bwo kugira ngo wenda nawe akuzamukireho ariko ubwo urumva ndabisanisha n'ubundi ni cya Apotre Mutabazi ni ikibazo n'ubundi nabonye iyo umuntu afunguye ibiganiro wakoze kuri YouTube ubona mu kiganiro nabonyemo ngo Apotre Mutabazi ngo yaraguciye urumva uri kumuvuga ati rwose uwo muntu ntazongera azambabarire ngira ngo wari wakoranye na isezerano n'amavuta hari ngira ngo mwari mwaganiriye uri kubivugaho uvuga uti uwo muntu anca nkande ati nyine donc abapotre ari Mutabazi ari n'uwo wundi buriya rero Jarasi ku bakunzi bakurikirana Flash TV na radio Flash FM kandi Flash FM igera kure cyane ndabizi Flash FM radio igera kure cyane nayikozeho igihe kirekire mu buryo bw'ivuga butumwa mu rukerera hanyuma nzi neza yuko n'abakunzi abantu bari mu nkurikirane bakumva Pastor Claude niyo nzima bari bumenye Claude ni muntu ki hari n'abari muri Amerika bambwira batari ko kutagitambutsa ibiganiro kuri radio Flash byivuga butumwa ko twajyaga tugukurikira kuri CNN tukabye ubu rero noneho nibankurikirane rero kubwiyo mpamvu nagira ngo nsubize ntabwo Bibiliya avuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bake rero hari abihamagara batahamagawe Jarazi ubu ngubu Flash mwampaye ubutumire ariko nari kugira hano mukavuga muti yeo ntabwo tugikoze isubirire mu rugo nuvuga ngo mwampamagaye noneho muri uko kumamagara ubu rero nibwo natoranyijwe kuko mwampamagaye mumaze kumamagara ubu ngubu rero natoranyijwe nicaye mu kiganiro abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bakeya rero hari abihamagara n'abahamagarwa hari abihamagara n'abahamagarwa bakanatoranywa Yesu yaravuze ngo abahamagarwa ni benshi abatoranywa ni bakeya
nabonye ikindi kintu abantu bakunda kwandika mu comment iyo uri kuganira n'abantu bakunda kuvuga ko wigize umuvugizi ngo ADPR cyangwa ngo itorero kandi nawe ngo risanzwe bifite gusa nk'uwiyangaje mu bibazo byinshi by'abapasteri nkaho ari wo ugomba kubavugira biterwa n'iki pastor biterwa n'iki kumva ko wowe ugomba gufata iya mbere niba habaye nk'ikibazo wenda unabisanisha n'ikibazo wenda nabonye mu minsi ishize bavuga ngo abavuga butumwa ngo bo kuri YouTube ngo bagomba ngo kuvaho ngo kajya babo baka recommandation ngo bakaza gukora ibiganiro uko itorero ryabasinyiye. Murakoze cyane Gerasi. Buriya ADPR ni itorero ry'Imana riyobowe n'abagabo n'abadamu bahamagawe n'Imana n'igihugu muri rusange. Rero urumva umuntu abo nibo babandi nishobora gusanisha bavuga gutyo niba bari nasanisha n'abandi bita ngo ni ba potere atari ba potere. Rero urumva n'ibitoro rivuze ati ariko umuntu arahagarara izagisagara ati nitwa John ryanjye ndi umuhanuzi kazi Imana yantumye ku buyobozi bw'igihugu ngo ni butureke twitorere abayobozi muri ADPR twishakira. Urabyumva neza? Undi agaturuka iriya ati nanjye ndi umuhanuzi kazi wo mu itorero rya ADPR ndi umuvuga butumwa ndi n'umuhanuzi kazi Imana yambwiye ko ubuhanuzi bwa ADPR atari bwo buriho ahubwo hazaza ubundi buzaza nyine. Urabyumva neza kuko n'abahari nabo basimbuye abandi. Urabyumva n'abandi bazaza abandi. Nko kuvuga ngo nata w'umuhungu azaba umukobwa. Ni nko kuvuga ngo nata w'umuhungu azaba umukobwa. Ibyo rero ni nko kuvuga ngo Gerasi mbonye Imana ikuvana kuri flash kujyana uzahava kuko si wowe kamara hari n'abandi wasanze barahavuye rero n'abandi bazagusimbura bahavi. Rero urumva icyo gihe ntabwo Gerasi ntabwo ukwiriye guhanurirwa ngo Gerasi ndabona imbere yawe hari ibyiza birahari n'ubundi kuko uracyari mutoya ufite future ufite ibitekerezo ufite gukora n'ubundi uzabigeraho. Ahubwo umuntu rero urumva kuvuga ngo mbonye urupfu imbere yawe n'ubundi se urupfu ko rutahagarara ahubwo no gusenga nakuvuga ati Imana inyeretse urupfu ariko integetse kugusengera urupfu rukavaho yakaba yavuga gutyo ariko ngo mbonye urupfu imbere yawe mbonye isanduku tanga ibitambo kugira ngo ibintu bige oya ntabwo ariko birivuga. Bene abo rero n'ubundi bazagumaho ariko n'ubundi Imana izakomeza kubarwanya kuko nta warwana n'Imana ngayinesha. Imana yitwa Imana rero bo ngabo rero bavuga ADPR ni itorero ry'Imana Imana yarabahatoranyije irabahamagara rero ubuyobozi buriho bwemewe n'Imana mu gihe cyabwo igihe nikigera nabo bazavaho si n'umwe ADPR ariko gihe nshyigikira ukuri. Ukuri rero kwitwa ukuri ahubwo abo ni babandi baba bameze nk'impongo zo mu ishyamba baba bashaka gusesera bava mu gihuru. Ushyigikiye igitekerezo cya ADPR cyo kuvuga ati umuntu uje kuri YouTube agomba kuba yatse recommandation. Urumva icyo gihe wenda babashe kujera nabo bantu baza uvuza ibyo abonye wisiki ngira ngo wenda biri no mu bigonga izo titre twavugaga umuntu akazavuga ngo na apotre kandi wenda nta hantu habigaragaza. Nigeze kumva mu biganiro bimwe wakoze uvuga ko hari urugaga mugira niba hari urugaga se akaba umuntu atarubamo urumva nyine biba bigoye cyane bikomeye. Urumva se yaruba amateka kandi adafite naho bamushakira naho yabarizwa cyangwa se wenda ukumva umuntu ntafite adresse y'umuntu wenda uvuga ati yaramwimitse donc urumva niba umuntu atavuga ati mfite urusengero aha naha cyangwa umubyeyi wanjye w'umwuka n'uyu n'uyu ushobora guteranira ahanteranira ahangaha cyangwa mfite ubutaka twakodeshaga sare y'urusengero ariko kubera kutuzuza ibisabwa nk'uko amabwiriza ya leta abivuga ko urusengero rugomba kuba rwujuje ibisabwa. Kundi byiza ntabwo Imana ari yo gusengera mu byondo ntabwo Imana ari yo kushyira mu Imana yaratubwiye ati mwumvire ababayobora mugandukire ubuyobozi ababayobora utagandukira ubuyobozi ntiyagandukira Imana atabonye kuko umuyobozi w'umudugudu murirwana meya w'akarere uramubona perezida w'igihugu uramubona utagandukiye ubwo buyobozi za ministeri ba guverineri n'ibiki ntushobora kugandukira Imana utabonye kuko Imana ni umwuka n'abayisenga biravuga ngo n'abayisenga bayisengere mu mwuka no mu kuri kandi kongera ijambo rikavuga ngo nitumenye ukuri niko kuzatubatura nitudakurikiza ukuri rero kw'ijambo twumva iki Imana ivuga ngo ubutegetsi bwose buturuka ku Mana buriya nubona ubutegetsi buri ku ngoma gendana nabwo bwubahe. Umunyarwanda aciye umugani ngo nkeje uwimye rero icyo gihe udakeje uwimye ukajya gukeza abatimye icyo gihe urumva ni ibindi bibazo. Numva rero abakristo ba ADPR nibayoboke ahubwo bakeje uwimye muri ADPR icyo gihe navaho Imana izaba yamukuyeho nyirikireho n'abandi. Hanyuma ibyo kuguca kwa Mutabazi se byarangiye bite? Mutabazi rero hari igihe ubona ikibabi hari igihe ubona ishami ry'igiti ikibabi kizunguza gutya ntabwo wagihagarika kwizunguza
kubera yuko Bibiliya iravuga mu migani 23 ngo kutekereza mu mutima ni kwari uko rero yatekereje mu mutima buriya ni kwari yego niba igihugu kitaramuciye igihe hari yivangaga mu bya politike n'ibiki byose ubwo se yanca nkandi niba nawe igihugu kitaramuciye icyo gihe yanca gutese so rero urumva yarafite ibimwoshya akabigira kabizi karya imboga ubugari bwaritse ariko ndabona arimo aragenda agaruka mu murongo buke buke ibya uruhande yabogamiraga icyo gihe ntabwo akiruriho ndabona ubu ngubu bari mu ruhande rw'Imana rero ibyo nabyo tuba twifuza kuko hari ibyo yavugaga mbere ubu rero niyongera agaruka avuga atari ibyo navugaga mbere ntabwo nkibivuga waramusengeye oya kumusengera ni ngombwa n'itegeko ngoma kumusengera n'utari wenda musengera kuko tugwa abanyarwanda tugomba kubana mu mahoro twese turi mu Rwanda rwa kanyarwanda kugira ngo twumvire ababatuyobora tugandukira abatuganza abatuyobora kugira ngo tuzabashe kugandukira n'Imana ibyo nibyo twese nk'umunyarwanda abagomba kubakora kandi ubutumwa buruta intumwa niba tutarumvira ubutumwa bw'igihugu dushobora kumvira ubutumwa bw'abantu tutazi hanyuma wenda pastor hari ibyo nabonye ngo witwa Salongo yakwemereye imodoka sinzi niba ari ugutwika wenda ntago nabitinzeho hanyuma wenda nabisanishe n'ikibazo nigeze gushaka kukubaza ariko wenda sinkikomozaho neza kubonana na Salongo ese abakristo bawe cyangwa se intama uyoboye ufumbye nta zindi commentaires ziri negatifu zikugeraho wenda uzo kukumvisha ko kuba wari kumwe n'umupfumu hari ukuntu wenda uri gukora hafi n'ibikorwa bya Satani donc abantu barabyumva nta kibazo rero icyo navuga Salongo ni umunyarwanda hirya yo kwitwa ko bamwita umupfumu yego ariko no umunyarwanda 100% atuye mu isibo y'uru mu Rwanda atuye mu mudugudu w'abaturage batuyemo atuye mu kagari n'umurenge mu Rwanda atuye mu karere ka Bugesera atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihe rero nimba ntacyo atwaye isibo atuyemo akaba ntacyo atwaye ubuyobozi bw'umudugudu akaba ntacyo atwaye inzego z'umutekano kuko hari ribu Inyamata hari ribu hari polisi hari igisirikare hariyo n'izindi nzego zitandukanye z'umutekano zizi ibyo Salongo akora niba izo nzego zibona ko Salongo atarazibangamira jewe ndajya kubangamira Salongo ndamushaka iki cyo ni kimwe niba umuntu ufite ubwenge ntiyakaba yabangamira Salongo kuko Salongo ibyo akora azabibazwa n'Imana 100%. ahubwo uyu munsi wa none isengesho ryanjye ravuga ngo Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli Mana ukunda u Rwanda n'abanyarwanda ndakwinginze fata kuri Salongo niba ibyo akora atari byo umujyane mu biri byo ikindi mu rusengero tujya kubona tukabona hazamo n'abasazi batewe na dayimoni bafite amahembe baruzwa amahembe tukabasengera amahembe akavugira mu rusengero none se niba abantu ubusa Salongo aje mu rusengero bamubwirwa niki urabyumva Salongo aje mu rusengero utazi ko yitwa utazi kari Salongo ifoto utayizi akaza kicara mu ntebe mu bakirisitu wamubwira ngo Salongo sohoka ese yaza aho ari Salongo wamubwira ngo va mu rusengero sohoka kandi urwo rusengero rubereyeho umunyabyaha ntabwo rubereyeho umukiranutsi ahubwo rubereyeho umunyabyaha Bibiliya ivuga Yesu ajya i Yeriko ageze mu mudugudu wa Yeriko igiterane kiba cyinshi Zakaya amenya yuko Zakaya yari umutoza kori twamugeranya na komiseri wa Rwanda Revenue uyu munsi wa none Bibiliya ivuga ngo yari umukoresha w'ikoro yari umukoresha w'ikoro w'umutoza kori noneho ngo yumvise ko Yesu ari buzi Yeriko Zakaya afatwa n'umwuka w'Imana muzaho ajya muri icyo giterane ngo hageze ngo yari mugufi cyane noneho ngo arangije ngo yurira igiti cy'umuvumo ageze ari hejuru mu ishami Yesu arararama aravuga ngo Zakayo ururuka uyu munsi kuko agakiza gatashyi wawe sinazanywe n'abakiranutsi ahubwo nazanywe n'abanyabyaha umwana w'umuntu yaje gushaka icyazimiye ntiyaje gushaka igihari ahubwo yaje gushaka icyazimiye rero icyazimiye kiri muri Salongo na Salongo tugomba kumushaka nk'icyazimiye icyo gihe ntabwo tugomba kumuburiminga ahubwo ngo tumuharasinge ahubwo tugomba kumushakisha ubugwaneza kugira ngo twicarane nawe tumwumvishe ubutumwa bwiza cyane kavuga ko ari n'umudivantiste ari umuririmbye yahoze ari umudivantiste asenga azi Bibiliya azi ibyo akora aziriva azinirizima rero uyu munsi wa none ni byiza ko tumugarura mu buntu bw'Imana kuruta uko tumushyira kwa shitani rero wavuga gutyo ngo Pastor Claude kwicara n'umupfumu sinange jyenyine kuri televiziyo imwe ntabwo nje kwiyamamariza kuri Radio Flash
twicaranye na Salongo ejo bundi n'ubundi n'umubishop witwa Rutagengwa Augustin ufite urusengero runini cyane hano uruhande rwa Radio Maria Kibagabaga atwicarana nawe tujya mu biganiro mpaka tumwereka ubwami bw'Imana tumwereka ko nta mana ebyiri zibaho ahubwo haba Imana imwe atujyana mu bintu bya gakondo by'abanyarwanda ibintu abanyarwanda bizeragamo imyuka yo mu banyarwanda ko ariyo avura yifasha abantu abazinzwe abagize gute ariko twe turavuga ngo Imana ni ifite ububasha imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izabo rero Salongo tugomba kumugaruguza ubugwa neza uwavuga gutyo ahubwo atinya Salongo uwo ntiyakirukana daimoni n'igicurane ntiyagisengera ngo gikire uwo nguwo rwose umuntu amubwiye ati mfite umwana wanjye yafashwe n'imyuka mibi ahubwo ngo urumva ntiyanamusengera kuko nafite umwuka umusengera niba atagira umwuka usengera Salongo ntafite n'umwuka wo kwirukana abadaimoni cyo kirumvikana ahubwo wenda ukomoza no ku cy'imodoka yakwemereye se bya gutwika uyu munsi wa none ntabwo ari ugutwika ibintu biri serious uzakurikirana ikiganiro twagiranye ku Mpanuro TV yenda yorekanye ivuge ko twanajyanye ugiye kwa Salongo nagiyeyo ngiye kureba izo mbaraga akoresha kuko bose igese nazibonye ahubwo icyo nabonye twaricaranye turirimba indirimbo zo mu gitabo tusoma ijambo ry'Imana mudamu w'abana be barashiriki nuvuga ngo nabo baterana natwe Salongo rero uwo munsi aravuga ati Imana Yesu wapfiriye Pastor Claude agapfira Jarasi n'urugero agapfira runaka agapfira Yongwe agapfira nde niwe wapfiriye Salongo n'umuryango we nanjye ayo maraso niyantwikiriye niyandinze niyo nizereramo rero umuntu umeze gutyo rero kugira ngo uvuge ngo ni umukozi wa shitani biragoye kandi Yesu yaravuze ngo abavuga izina ryanjye abo ni mubareke nabacu rero urumva Salongo yatweretse n'umuvuzi gakondo afite ibyangombwa byo mu rugaga rw'abavuzi gakondo rero urumva uyu munsi wa none ahubwo gereka mbwira abarwanye Salongo ahubwo ibyo bakora adresse zabo ziri he Salongo afite adresse abarizwamo eso ngo urwanye Salongo adresse abarizwa he leta imuzihe ari registered he ari registered muri RGB ramuzi akarere karamuzi umudugudu ramuzi kafite ubutaka afite urusengero wano Salongo afite ahakorera na RIB ifite aho yamusanga eso ngo uvuga we RIB yamusanga nk'igikorwa cyangwa RGB mushaka afite aho imusanga ni sans adresse ni sans adresse so urumva rero kuba naza nkavugira hano kuko ni kuri radio flash na televiziyo flash no kwa Jarasi ntabwo bivuze ko aha niho ariho hitwa urusengero ngomba kuba mfite aho hari urusengero mfite adresse abakristo bashobora kunsanga rero Salongo bafite aho bamusanga ese uwivuga we bamusangiye uwo nawe uzamuhamagara urwanya Salongo afite aho bamusanga uwo nguwo ubivuga afite aho bamusanga kandi nta hafite nzireza kabivuga ntaho bafite sinshatse kuvuga izina razimba icecekere abwo gahunda y'imodoka dutegereze ryari ukurikije ko ibyo rero Salongo uzamutumire bimwibarize uzamutumire kandi azakwitaba imodoka ryari iyo yatanze n'ubutaka mu mujyi wa Nyamata bw'urusengero yaravuze ati jewe umwuka w'umwami Imana ari kuri jewe ndumva ngoma kubakira Imana urusengero hanyuma abantu bagakizwa muri urwo rusengero Imana ikazabona ko nakoreye Imana igikorwa ibyo bibiri rero by'imodoka n'ikibanza cy'urusengero uzamuhamagare kuri televiziyo live ubimubaza ijana ku ijana hanyuma ku itariki 26 ukwa 11/2020 yego wakoze ikiganiro kuri Isimbi TV wavuga ku bibazo wanyuzemo bitandukanye byinshi ariko hanini uvuga ko wabitewe n'umugore ubu bihagaze bite ubivuyemo burundu ni Pastor Claude tuzaya tubona gutya cyangwa wenda ujye utekereza kwishumbusha nyine kuri iyo ngingo bimeze gute iyo stati rero Uwiteka yatari ubaka urugo abubatsi bubakira ubusa yatarinda umudugudu abarinzi barindira ubusa ndacyakomeye Karebu yaravuze ngo uko yakoreye Imana akiri umusore mu myaka 70 ingahe afite ngo no baracyari umusore azakomeza kuyikorera rero uyu munsi wa none ahubwo je biranantera ikimwaro kuba ntafite mama pasteri ugomba kuba akurikirana intama biki byose ibyo rero ibyo ntabwo bitinze uzaza ntazatinda ari bugufi aho ni sawa cyane ubwo ngubwo numva turi hafi kunywa amazi fanta Imana ifite PS njya mbwira abantu ngo Imana ifite PS yawe kandi oya nawe ubwo hari PS nawe Imana igomba kuguha na kamera hari PS agomba kubona kwakira amazina yanjye bwite ni Niyonzima Claude
Imana ifite piyesi ni agasiniro k'Imana ku buryo Imana ishumbusha n'ishumbushanyo mu yandi magambo piyesi n'ishumbushanyo imodoka ipfuye hari icyuma kigomba kugurwa kikazamo nuvuga ngo iyi kamera iramutse ipfuye iyi kamera ya televiziyo iramutse igize ikibazo hari ikindi cyuma cyajya kugurwa ahantu rero Imana ifite piyesi ifite ishumbushanyo ishobora gushumbusha icyo kirumvikana piyesi yawe iri vuba iri bugufi hanyuma ahubwo se nkise ngira amatsiko wenda nyewe bishobora kuba byaranarangiye ariko ntarakoze follow up neza ariko mu minsi ishize urabiza abantu nyine ibiganiro bigoye kubihuza 100% ariko hari ibyo nigeze kumva numva ngo wagiranye ibibazo n'witwa Pastor Joshua wo ngo nabonye yaranahagaritswe ngo ku muntu w'umu diaspora ibyo bintu ngo w'umugore ngo wari ushaka kuba ari we wishakira byaje kugenda gute bihura biti n'ibyo bintu nkuko nabisobanuye ubundi je sinashakaga no nanabivuyeho yego twabanaga ku rubuga rumwe ari gihe adimini urwo rubuga nyuma yaho rero uwo mu diaspora kazi yabaga muri leta z'ubumwe za Amerika uwo mukozi w'Imana nawe ndanamwifuriza ngo Imana imugarukeho wundi bushyashya kuko ntabwo twamwifuriza guhora muri ibyo ahubwo Imana imuhandi mavuta kandi Imana izamugarukaho niko yabwiye Sango nzongera kukugarukaho kandi nkugarukaho nzagukoranya kandi nzakugarukaho ngufite imbabazi ibwira Yeremiya ngo nzongera kukubaka kandi ninkubaka uzaba wubakitse rero reka mbwire nsaba Uwiteka ngo amugarukeho amwubake kandi yongera amwubake bundi bushyashya so rero ubwo twari turi mu biganiro byo gukorera umurimo w'Imana yego mwe narimwe afasha abantu bari kuri urwo rubuga nk'umukozi w'Imana nawe no umukozi w'Imana no kubwo ngubwo rero nyuma Rotipa aza kunca inyuma icyo bita ruhinga nyuma kabiruka nza kugira kabiruka kandi kabiruka n'igihe wari waramweretse uwo muntu namwumvise rwose so urumva rero kabiruka agira ibiganiro agirana nawe birangiye rero ubwo icyo gihe telefone zikupa gutyo ntazi ko zikupye kumbe kaberuka aciye inyuma hari iminara iri inyuma hari umuyoboro uri inyuma unyuramo I love you ibintu nk'ibyo bimeze gutyo utuntu nk'uto so mubura gutyo rero nuko byagenze nahuye na kaberuka n'abakaberuka bo ngabo nuko bakaberuka ntibabura ari ngiye ngo warubatse wabibonye mu Rwanda uzasoma urwandiko rwa restoration rurabivuga we nararubonye urwandiko rwo pe ubwo ko warubonye rero sinajya hejuru y'ibyo Apotre Masasu yavuze kuko je sinyobora Apotre Masasu sindi n'umu restoration sindi n'umujyanama we urumva rero abantu bashobora kuvuga bati binibi ariko je sindi n'umu restoration sindi n'umujyanama wa restoration rero icyo bakoze ni urumva ni inama habamo abadogiteri habamo abaprofeseri abanyamategeko abaki bose bababanje bakagenzura abanyamwuka abateology hari byo babanje bakagenzura bakareba rero icyo gihe igikwiriye ni igiki kugeza ubu nawo misera ngo munongera kuvugana wapi urumva n'izino analize sina ndarizi wapi kabisa ariko Imana ni inyambabazi gusa ubuse yagarutse wenda kongera gaca bugufi aho ati nayi nashutswe urumva mwaye mugeza ku bindi bintu undi araza arabidobya ariko wenda shoho ati wabonaga ko mfite gahunda urawe yaraje wenda aranshuka kunteranyaho wamubabarira cyangwa se mwakomezanya byagenda gute jewe mu buzima busanzwe ndi umuntu woroheje ndo umuntu wo kubana n'abantu bose amahoro yego umuntu umwe yaravuze nguza neza yakirwa neza uje nabana bakakirwa nabi hari umuntu wabivuze rero iryo jambo naryumvise ahantu gutyo nanjye rero urumva iteka iyo umuntu aje neza umwakira neza yaza nabi ukamwakira nabi mu yandi magambo rero nicyo gisubizo natanga hanyuma Pastor rero twakubaje ibintu byinshi ni byinshi cyane ngira ngo wenda ikiganiro dushobora kuzakisamarizinga kuri radio ko numva ari kirekire ariko wenda buzanyura kuri Jaras official channel ashobora kuzakireba cyose tuzafatamo iby'ingenzi kuri Flash Network tugana ku musozo dusoza ikiganiro twagiranye wenda sinzi niba utasabira abadukurikiye umugisha cyane rwose bafite nuko banashaka nanjye ya byose ibyo wabivuga ukeneye kumenya ubuhamya bwanjye ukeneye kumenya iby'Imana ikora ukeneye kumenya ko twasenga ingana yampamagara tugasengana yanyandikira kuri WhatsApp
ndi umuntu w'abantu bose kandi banifuza kubana n'abantu bose ariko amahoro. akabazo k'amatsiko nshaka kubariza abakunzi ba Flash byibuze by'umwihariko cyane kuko wenda abo kuri YouTube barabibonye ugiye wirohaga muri Nyabarongo kubera umugore warokotse nyine sa nk'udusamarayizingira ho gato cyane akantu nyine wenda akatari butuma ukomereka. Ntujya wumva uburyo abantu uburyo indege iva mu kirere ikagwa abantu bagapfa abandi bagasigara. Nyabarongo rero ubundi baravuga ngo Nyabarongo ntiyica Nyabarongo ntiyica ahubwo yica uwugizaniye. Rero icyo gihe nari nyishyiriye rero ariko icyo gihe urumva nanjye ni bya bintu umuntu ahagarara hejuru y'amazi ari yitegereza uko atemba kugira ngo bive ku bibazo bimuvamo agashiduka yamaze kugwamo atanabitekerezaga. Ariko urumva icyo gihe rero urumva Imana yari ifite umugambi ko nzakora ibidasanzwe, nzamamaza ubutumwa bwayo, hari benshi bizakiza. Rero hari umuntu wari ugiye kwiyahura ubu, uwo ngo nareke kwiyahura, Yesu ashobora byose. Hari umuntu wari ufite ikibazo avuga atari kuwanywa umuti nka Tyoda cyangwa ikinini runaka nkava ku isi, ariko nta bugingo buhari kubera ko Yuda yagambaniye Yesu ariyahura, ntabwo azigera abona ubugingo mu buzima bwe bwose. Igihe abandi bazazukira ubugingo buhoraho, Yuda bazazukira gukorwa n'iso n'ibiteterwa no gusubira muri Gehinomu. Rero uwiyahuye wese ntabona ubugingo, nta bugingo rwose aba yandikiwe. Ni ibibazo bikomeye cyane. Mbwira abantu rero bari bagiye kwiyahura, mbwira abantu bakiri mu byaha, mbwira abantu bagikitiranye Imana na shitani, bave mu byaha, bave kwa shitani, ahubwo bayoboke Yesu Kristo. Ni mumwemere niwe buye ryanze ngo nabubatsi, ariko ku Mana byaratoranyijwe. Mboneka kuri channel yitwa Umusamariya Mwiza TV. Ni channel y'ijambo ry'Imana, urumva ni yayindi na Pastor Naomi nawe yabagaho, na babandi bose babagaho. Yari groupe twayifunguye muri 2020 mu kwezi kwa 4 twinjira muri guma mu rugo ya mbere. Ubwa insengero zari zikinze abantu batabasha guhana makuru, dushyiraho urubuga rero rwo kuyanga abantu bahure baganira ijambo ry'Imana, Umusamariya Mwiza group. Ubu rero uyu munsi wa none ni Umusamariya Mwiza TV. Naragusaba ahubwo uze kumpiningira, Imana iguha umugisha, hanyuma bakande subscribe, bakanda kazogera, bakore like, bakurikirana ijambo ry'Imana n'ubuhamya butandukanye by'Imana yakoze. Buri muntu wese uruhande rwe ararusanga ku Umusamariya Mwiza TV. Telefone rero ni 0782 51 15 97 0782 51 15 ubwo kuba ari hanze ni Prince 250 ugashyiraho 78851 15 Imana ibaha umugisha. Rero turabakunda abanyamakuru ba Flash mwese, abakunzi, ariko cyane za Rusizi wagira ngo Flash biteretseyo ubu na Nyagatare hari antene yitwa Nyamasheke na Kongo bajyaga bahamagara naje kubwiriza kuri Flash. Gena no gukora igiterane muri Kongo hano bita kwijwi kubera Flash, kubera radio Flash. Abantu ba Bukavu rero, abantu bo kwijwi za Burengerazuba bose, mu Mutara, abo mu Bugande, ndabizi no mu Bugande muri Nkore hose radio igerayo, abo wantungamo Mukama wita simwe, abarukiga nimbara musya mu izina rya Yesu, ahose nzi yuko iyo watu wa Tanzania tunawasalimia katika jina la Yesu. Fuata TV Flash pamoja na Radio Flash na Musamariya Mwema TV. Weka hapo sasa kidole chako na tutashiriki baadaye. Data mu izina rya Yesu turagushimye kubw'ineza n'uburinzi bwawe, uri mwiza urero rakirana kubere maso bagutegereje. Abakurikirana Flash TV na Radio Flash na Jalas TV na Jarasi official, Umusamariya Mwiza TV, abo bose turabasengeye. Fasha buri muntu wese ikibazo yaba arimo ukimukuremo, kuko uri Imana y'imbabazi. Abantu bashobora kutagira imbabazi, ariko uri Imana y'imbabazi. Urakoze kubyumva no kubikora. Ineza n'uburinzi bwawe ikomeze kubana natwe muri byose, kandi ushyigikire Radio Flash FM, ushyigikire TV Flash, ushyigikire Jarasi official, Umusamariya Mwiza TV. Komeza kudushyigikira muri byose, ubwo tuzongera guhura kuri iki kiganiro muri iki kinyamakuru cya Radio Flash na TV. Mana tuzagushima. Urakoze umuntu umwe nafashwa n'ubuhamya, Mwami Imana nanjye nzanezerwa tubanye mu bwami bwawe. Urakoze kubyumva no kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amena. Imana ibahe umugisha aho muri hose mu izina rya Yesu. Amena. Asante sana.